tayari byanditswe muri Ezekiyeli igice cya 38 birasohoye. Gogi ifatanyije na Irani gutera Isiraheli. Perezida wa Irani arabyivugiye, kandi koko niko bimeze. Irani n'Uburusiya bateye Isiraheli. Ndababwiza ukuri banya-Irani, mutekereze ko Amerika ariyo virusi mbi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Dukeneye gutekereza byagutse, ibishyira akadomo ku ntambara iri kuremwa ku bavandimwe bacu b'Abanyapalestine. Ibi bigomba guhagarara mu nzira z'ingufu za gisirikare nk'uko amahitamo yabo abyerekana. Neza nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 38 ngo ku munsi w'imperuka Gogi izatera igihugu cya Isiraheli. Kandi koko urebye hano iki gihugu cy'Uburusiya, ubundi iyo bavuga Gogi, iyo bavuga Gogi na Magogi, iyo bavuga Gogi mu buhanuzi baba bavuga Uburusiya, kuko Uburusiya mu buhanuzi hano mu gice cya Ezekiyeli igice cya 38 niko ubuhanuzi buvuga. Kandi koko bigomba gusohora, ibi bintu bigomba kuba nk'uko Bibiliya ibivuga. Hano rero turabona Uburusiya, turabona Irani, turabona Irake, turabona ibihugu bya Palestina, turabona Gaza, turabona Hamas, turabona Korea y'Amajyaruguru, turabona Ubushinwa. Buri bihugu byose byiyemeje gutera Isiraheli, kandi Isiraheli barashaka kuyirimbura bakayisiribanga ku ikarita y'isi. Ariko Yesu Kristo iyi ntambara niwe ugomba kuyihagarika. Iyi ntambara rero ibi bihugu byose byateye Isiraheli nk'uko tubibona no muri Ezekiyeli, hano muri Ezekiyeli igice cya 38, iyi ntambara ni Yesu Kristo ugomba kuyihagarika. Iyi ntambara agomba kuyihagarika rero, tukima ingoma y'imyaka 1000 muri Yerusalemu nk'uko tubibona hano mu byahishuwe igice cya 20. Iyi ntambara irahagarara, duhite twima ingoma y'imyaka 1000. Hano rero ibihugu byose byatatse Isiraheli, kandi wenda niyo tuvuga ibihugu cyangwa amahanga menshi, ubundi iyo dufata ibihugu bikikije Isiraheli byose iyo byatatse Isiraheli ni amahanga, ni nk'imfuruka enye. Urumva mu majyaruguru ya Isiraheli hari umwanzi, mu majyepfo ya Isiraheli hari umwanzi, haruguru hepfo. Ni ukuvuga ngo Isiraheli igoswe n'Abarabu. Egiputa igose Isiraheli, Irani igose Isiraheli, Palestina nayo ni hafi ya Isiraheli. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose Gaza, za Palestina, za Gaza n'izi za Hamasi, bose bazengurutse Isiraheli. Isiraheli rero itewe impande enye zose. Abagose Isiraheli bose, Isiraheli iri hagati mu banzi. Urumva Isiraheli ntifite aho ihungira, Isiraheli ntifite aho mbese yahungira, igoswe impande zose. Kandi uku igoswe impande zose, Isiraheli iyi ntambara irimo kubera hano muri Gaza na Hamas na Isiraheli na Palestina, iyi ntambara Yesu Kristo niwe ugomba kumanuka akaza agahagarika izi ntambara zose ziri hano ku isi. Yarabyivugiye yuko intambara zizagumaho kugeza Yesu agarutse. Na Daniel nawe yarabivuze ati intambara n'inzara, guhindagurika kw'ikirere bizagumaho kugeza Yesu agarutse. Kandi kuko niko bimeze. Izi ntambara zose zigomba kugumaho, zikagira gute, zigahagarara ari uko Yesu agarutse. Niko rero muri Daniel igice cya 11 havuga, Bibiliya iravuga ngo intambara n'inzara n'ibyorezo bizagumaho kugeza Yesu agarutse. Kandi Yesu niwe ugomba guhagarika ibi byose. Usomye na hano mu gitabo cya Daniel igice cya 12 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo nuko marayika Mikayeli azahaguruka nk'uko yajyaga ahaguruka nka mbere, ahagarika izi ntambara, izo muri Ukraine n'Uburusiya, izi ntambara zo muri Kongo na M23, izi ntambara zo muri Sudani, izi ntambara zo muri Nigeria, izi ntambara zo muri Gabo, izi ntambara zo mu Burusiya, izi ntambara zo muri Iran na Isiraheli. Izi ntambara zose
Yesu Kristo rero niwe ugiye kuza akazihagarika nk'uko tubibona hano muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere ngo nuko marayika Mikayire azahaguruka azahaguruka mu gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa. Rero iyo Bibiliya ivuga ngo nuko Mikayire azahaguruka ku gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, ni iki ni cyo gihe cy'inzara, iki ni cyo gihe cy'ibyorezo, iki ni cyo gihe cyo guhindagurika kw'ikirere, iki ni cyo gihe cy'intambara, iki ni cyo gihe amataje amazu byose birimo kugwa. Iki ni cyo gihe rero marayika Mikayire agiye guhaguruka akaza agahagarika iyi ntambara, kandi iyi ntambara Mikayire niwe ugomba kuyihagarika nk'uko twongera tubisanga muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere, tukabisanga no mu byahishuwe igice cya 20 ngo nuko ngiye kubona ngo mbona marayika amanukana umunyururu muremure ngaboha cya kiyoka cyayobyaga amahanga kigateza intambara ku isi. Urumva ko ni Mikayire ugomba guhaguruka akahagarika iyi ntambara. Yego nk'uko tubisanga muri Zakariya igice cya 14 ngo nuko mbona marayika amanuka, ngo Yesu Kristo azamanuka ashinga ibirenge ku musozi wa Elayono usadukemo kabiri hacikemo igikombe. Ni ukuvuga ngo azaba amanutse aje kugira gute guhagarika intambara. Izi ntambara rero tubona Yesu Kristo niwe ugiye kuzihagarika, kandi izi ntambara zigomba kugumaho. Itegeko y'izi ntambara Yesu yaravuze ngo zigomba kugumaho kugeza igihe agarukiye, kandi na Daniyeli niko yavuze n'abahanuzi benshi. Izi ntambara rero zigumaho, kandi koko Yesu Kristo niwe ugomba kuzihagarika. Ibyorezo bizagumaho, inzara izagumaho, guhindagurika kw'ikirere bizagumaho, n'intambara zizakomeza kwiyongera, ngo ku gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva isi yaremwa, nk'uko tubisanga hano muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo Mikayire azahaguruka ku gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, azahagarika ibi byose, azahagarike intambara, inzara, ibyorezo, guhindagurika kw'ikirere. Mbese ibi ngibi ni Mikayire ari we Yesu Kristo niwe ugomba kuza akabihagarika. Abaturiye rero mu mijyi ikomeye rero muraburirwa rero, ni mujye mu cyaro, mujye guhinga, muhinga ibyo kurya, murye ibyimejeje, kubera ko intambara, inzara n'ibyorezo byose biraza byibasiye umujyi, byibasiye umurwa. Rero ibyago 7 bigiye gutangira kumanuka, kandi bizajya bigwira imijyi ikomeye. Ni ukuvuga ngo rero mu byaro by'i Gosheni niho mwakagombye guhungira, kuko mu byaro by'i Gosheni ntabwo ibyago bizagera mu byaro by'i Gosheni. Izi ntambara zose zizajya ziza mu mujyi. Murabona nk'aya mataje yo muri Gaza niyo arimo kurimbuka, ariko mu byaro, abari mu byaro bameze gute? Bifitiye amahoro. Yego urabona iyi mijyi ya Gaza, urabona ko irimo kurimbuka, amataje arimo kugwa, imijyi irimo kuriduka. Rero niyo mpamvu nabwira abaturage bo muri Gaza, abaturage bo muri Palestina, abaturage bo muri Isiraheli, abaturage bo muri Amerika, abaturage bo muri Afurika, abaturage bo b'i Burayi, abaturage muri ku isi hose, musohoke mu mijyi ikomeye, musohoke mu mataje akomeye, mujye kwiturira mu byaro by'i Gosheni, kuko mu byaro by'i Gosheni nta nzara izagerayo, mu byaro by'i Gosheni nta ntambara izagerayo, mu byaro by'i Gosheni nta guhindagurika kw'ikirere bizabaho, kandi mu byaro by'i Gosheni nta byago 7 bizahagera, mu byaro by'i Gosheni ntago hazarimbuka, ahubwo hazarimbuka imijyi ikomeye n'amataje, nibyo bizahanurwa n'ibisasu bya kirimbuzi n'ibibuye bituruka mu isanzure biza bisenya imijyi ikomeye. Ibibuye biturutse mu isanzure by'ibibumbe by'umuriro bizaza byibasiye imijyi. Urumva, ibisasu bya kirimbuzi na bya Satani kabiri bizibasira imijyi n'amataje. Noneho ibyago 7 byo mu byahishuwe nabyo bizibasira imijyi. Ni ukuvuga ngo ahantu ho guhungira ni mu byaro. Mujye mu byaro muhinge, murye ibyimejeje, kugira ngo murokoke ibi byago 7 biri mu byahishuwe, kandi mugarukire Uwiteka, mumesere ibishura byanyu mu maraso y'umwana w'intama. Yesu Kristo azabana namwe, azabarinda, kandi nta kibi kizabageraho. Muhungire mu byaro rero, muve muri iyo
iyo migi kugira kuko Uwiteka agiye kuyirimbuza ibyago 7 biri mu byahishuwe igice cya 15 na 16. Biriya byago 7 bigiye gutangira kwisuka mu migi. Ni muhunge muve mu migi mujye mu byaro, kubera ko Abisiraheli muri Egiputa biberaga i Gosheni. Namwe mujye mu byaro by'i Gosheni, mu byaro niho muzagira amahoro.